bavandimwe nshuti mukunda ijambo ry'Imana twongeye kubasuhuza. Imana ibaha umugisha cyane, tunejejwe no kugaruka twiga ijambo ry'Imana, kandi Imana ishimwe cyane ku mbabazi tugira buri munsi ikadutegura ijambo ryayo ari uko twihishurira ubwayo. Tunejejwe no kugaruka mu mugabane wa kabiri w'ikigisho cyatambutse, n'abarakira abatakize kuba bakiga kugira ngo kirusheho kudufasha kwitegura rwose, kirusheho kudufasha kumenya ahantu duhagaze. Ariko nanone ari nayo mpamvu tugaruye uyu mugabane wa kabiri, twakwitwara dute mu gihe kimeze nk'icyo tugezemo, mu gihe ubuhanuzi busohora kuri buri ntambwe. Aho mu bwoko bw'Imana, Imana yabahamagara kwitegura gute, twakora iki, Imana ashaka ko tumenya iki, irashaka ko tuba tumeze gute, kugira ngo byibuza tube turi ku murongo muzima abantu bashobora gukora muri gihe giheruka, kandi Imana ikabaha mwuka wayo wera kugira ngo bazabashe kubwiriza mu ijwi rirenga, bazabashe kuba bafite imvura yitumba, bazaba bafite umurongo muzima w'Imana. Ndabararikira cyane gukora iki cyigisho dutangiye. Reka mbere yuko twinjira imbere kugira ngo dukurikirane icyigisho, tubanze dusenga Imana. Mana yacu, turagushimiye cyane, uhabwe icyubahiro. Urakoze ku mbabazi utugiriye, turagushimira ko uhora utwihishura mu ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ntabwo rizigera rihinduka. Ijambo ryawe ni ukuri, rizahoraho iteka ryose, kandi ijambo ryawe ntabwo ari ryo kuduciraho iteka. Utubwira yuko dukwiye kuryumva kandi tukaryumvira, udushoboze kuryizera. Abantu bakurikiye ijambo ryawe ubaho umugisha wawe, dushoboze twese kugira umwuka uca bugufi kandi witeguye kumva no kumvira. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, tugiye mu gutera kwa kabiri igice cya 30 kugira ngo turusheho kumenya ese twakwitegura dute mu gihe tuhagaze ahantu hameze nk'aho duhagaze. Nakunze amagambo umunyezaburi yanditse muri Zaburi, reka aya magambo tubanze tuyasome. Aya magambo yarantangaje, ariko mbona ko ari amagambo yo kudufasha mu kurushaho gusobanukirwa n'umwanya tuba dukwiye guhagararamo igihe ibintu bihindutse, cyangwa se igihe hari kubaho impinduka. Ni amagambo Dawidi yanditse, aravuga ngo niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Niba hari ibintu bihindutse, imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Ni ijambo rikomeye cyane mu gihe dutangira iki cyigisho kitubwira uko twakwitwara, icyo twakora kugira ngo duhagarare neza muri iyi minsi ya nyuma. Imana idusukire ku mwuka wayo wera kugira ngo dushoboze kubwiriza mu ijwi rirenga, kandi tube dufite imbaraga y'imvura yitumba. Murabyibuka yuko ijwi rirenga rimaze igihe kirekire cyane, ariko ibi byagiye bikorwa byose byari bitonyanga. Ubu noneho ni ijwi rirenga mu mvura yitumba, kandi niho twerekeje, niho isi ituganisha, niho ubuhanuzi butwerekeza. Niyo mpamvu rero tugomba kwiga twakora iki kugira ngo tubashe kuba kuri uyu murongo. None inyandikira tubaje ngo nimba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Nibuka yuko Pawulo yandika urufatiro yaravuze ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Umugabo make, nimba ijambo ry'Imana riri gukurwaho, nimba amategeko y'Imana ari kurwanywa, nimba ijambo ry'Imana umurongo ku wundi ritari kumvirwa, cyangwa se hari intambara yo kurirwanya kugira ngo Satani arirwanye, reka tubivuge mu mvugo yumvikana, Satani arirwanye, none umukiranutsi yakora iki? None twakora iki twebwe mu gihe tubona yuko ubuhanuzi busohora kuri buri ntambwe, nk'uko twakurikiye mu cyigisho cyatubanjirije, kugeza ubwo itoro mu bihe byose byagiye ribaho ryasoje hari abaritwaye bunyago, ariko bikanasuza none bamwe bo mu itorero babwirije mu mbaraga idasanzwe, kandi abo banyazwe bakabwiriza ababanyaze, bikarangiza abantu bihannye. Twabonye yuko ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi rwose niwo mwanya n'ubundi duhagazemo, mu gihe isi ishaka kwigarura abantu basenga Imana mu buryo bukwiye, kugira ngo nabo bice amategeko nk'uko abandi bo mu isi bose bayishe. Tugiye rero kureba uyu mwanya n'umwanya tugomba guhagararamo. Niyo mpamvu mbinginze kugira ngo tubumbure gutera kwa kabiri igice cya 30, tubone ikintu Imana ishaka ku bwoko bwayo cyadutera kugira umwiteguro uhagije, kugira ngo muri iyi minsi iheruka mu gahe gato Imana igihaye ubwoko bwayo, bidushoboze rwose kuba turi ku murongo muzima. Kandi uwo murongo ndagusaba cyane kuwuhagararamo neza. Dushobora kwiga ubuhanuzi, nibyo, dushobora kwiga n'amateka y'Itorero nuko ryagiye ritakara, ndetse we n'ubuhanuzi dusoyemo nuko bugomba kuzasohora. Ariko tugomba gutinza nanone ni gute twagira imyiteguro ishyitse ku buryo Imana igomba kutwemera nk'abana bayo, kandi ikaduha imbaraga, bigasoza tutarimbutse, ahubwo tubonye ubugingo buhoraho, dufite imyiteguro ihagije, Kristo yaza tukamusanganira. Reka rero ibyo bintu tubyige neza tubyitondeye. Ngiye guhera ku murongo wa 6, gutera kwa kabiri igice cya 30. Kandi ibyo mu mutima wawe
no mu y'urubyaro rwawe bituma iba nk'imibiri itakebwe, Uwiteka Imana yawe izabikuriramo kugira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, ubone uko ubaho. Ni isomo ryiza cyane. Ni isomo dukwiriye gutangiza tubona ikintu Imana ishaka gukora mu mibereho yacu, kandi cyatuma rwose duhagarara neza muri iki gihe gisoza amateka y'isi, tukaba turi ubwoko bw'Imana bushyitse kandi bwiteguye guhangana n'ibihe biheruka. Muzi ko ari ibihe bidasanzwe. Kubera iki? Nuko ari igihe cyo guhangana n'isi yose, Satani yihisha inyuma y'ibiri ku isi kugira ngo akunde arwanye umuntu wese usenga Imana mu buryo bukwiye. Mwibuke yuko ni intambara hagati ya Kristo na Satani, kandi Imana ntigeze yiduhisha. Niyo mpamvu tugomba kuba turi ku murongo wo kubyumva no kwitona no kumenya ikintu twakora. Umurongo wa 7, kandi Uwiteka Imana yawe izashyira iyo mivumo yose ku babisha bawe no ku banzi bawe bakugiriye nabi. Nawe uzahindukira Uwiteka umwumvire, witondere amategeko ye yose ngutegetse uyu munsi. Umurongo wa 9, kandi Uwiteka Imana yawe izakugwiriza ibyiza by'ibikuva mu maboko byose, n'iby'imbuto zo mu nda yawe, n'iby'iza amatungo yawe, n'iby'imyaka yo ku butaka bwawe, kuko Uwiteka azongera kukwishimira, kukugirira neza nk'uko yishimiraga ba sokuruza banyu. Umurongo wa 10, niba uzaba wumva Uwiteka Imana yawe ukitondera amategeko y'uburyo bwose yanditswe muri iki gitabo cy'amategeko, niba uzahindukira Uwiteka Imana yawe uyishakisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Amen. Ni ukuvuga ngo Imana ibitubwiye ikintu gikomeye. Hari ibintu Imana yateguye igomba guhindukira ikakurira muri twebwe, ibintu bimeze nk'imibiri itagize gute, itakebwe, kugira ngo dukundishe Uwiteka Imana yacu n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose, kugira ngo dukunde tubeho. Uwiteka tubwira ku murongo wa 10 uvuga ngo niba uzaba wumviye. Hari ingingo rero abantu dushaka kugenda ku murongo w'Imana tugomba kwitondera. Ingingo yitwa niba uzaba wumviye. Iri jambo rirakomeye. Niba uzaba wumviye Uwiteka Imana yawe ukitondera amategeko ye, ugomba kumvira kandi ukitondera amategeko ye y'uburyo bwose yanditswe muri iki gitabo cy'amategeko. Niba uzaba uhindukiriye Uwiteka Imana yawe uyishakisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Amen. Ni ukuvuga ngo nuhindukira Uwiteka azakora iki? Azakura ibintu byo mu mutima wawe bimeze nk'imitima itagize gute, itakebwe, kugira ngo ubone uko ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, kugira ngo ubashe kubaho. Ni amagambo atangaje. Kugira ngo Imana itunganye umutima, Imana ihamagara abantu kumva, barangiza bakumvira amategeko y'Imana, bagahindukira kugira ngo Uwiteka akore uwo murimo mu mitima yabo. Ni amagambo meza cyane. Amen. Icyo ni ikintu gikomeye cyane Imana ishaka gukora mu bwoko bw'Imana, kugira ngo Imana ibutunganye bwe bwiteguye rwose guhagarara neza. Kubera iki? Nuko igihe umuntu afite icyaha cyangwa atatunganijwe n'Imana ubwayo, ntago ashobora guhagarara neza muri igihe giheruka. Mu magambo make azatsindwa. Tugomba rero kwiga uburyo twahagarara muri igihe giheruka. Muvandimwe, dusohoye cyane gusora ku buhanuzi bwa buri kintu cyose. Abantu bagomba kuzahangana n'inyamaswa n'ishanyo cyane. Abantu bagomba kuzahangana rwose n'amategeko isi ishyiraho n'amategeko Imana yashyizeho. Abantu bagomba kuzahangana rwose n'impagarike yabo ifite ibyaha n'intege nkeya. None rero wowe Imana guhamagara guhangana n'intege nke zawe, ngo Imana ikuremo ibyo bintu bidatunganye mu mutima. Muzirikane cyane umurongo twatangiriyeho, umurongo wa 6 uvuga ngo kandi ibyo mu mutima wawe no mu y'urubyaro rwawe bituma iba nk'imibiri itakebwe, cyangwa se umuntu utarahindutse. Uwiteka Imana yawe izabikuriramo kugira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, ubone ukubaho. Ariko Imana yatubwiye ngo niba uzaba wumviye. Ijambo ryitwa kumvira, kandi nibibe kumvira gusa, ukumvira n'amategeko yayo, ugahindukirira Uwiteka. Imana idusezeranya kugira gute? Idusezeranya ko rwose izadutunganya mu mutima, kuko nta muntu umwe ushobora kwitunganya. Mubyibuke ko nta muntu ushobora kwikiza. Ntabwo imirimo myiza ushobora gukiza umuntu. Nibwo wajya ugenda ufite Bibiliya rwose uyihagatiye mu kwaha, ukagenda mu muhanda uvuga amasengesho, niba udahindukiriye Imana ngo Imana ikore umurimo wayo mu mutima, ntabwo rwose nta kintu na kimwe kindi kirebora cyagukiza. Uretse Yesu wenyine niwe washobora gukiza ubugingo bwawe. None Uwiteka arakubwira ngo niba uzaba uhindukiriye Uwiteka Imana yawe, ukumvira amategeko ye, ukumvira mu byagutegeka byose, inyandiko iratubwiye ngo azakura mu mutima wawe ibintu byose bimeze nk'imibiri itagize gute, itakebwe, cyangwa se azakuramo ibidatunganye he mu mutima.
Imana ashaka kugikora mbere y'uko rwose abantu bahabwa imbaraga idasanzwe kugira ngo bajye kubwiriza mu banyamahanga, nk'uko twabibonye mu cyigisho cyabanje, nk'uko abantu basohoye mu gihe kidasanzwe kandi cyagiye kiranga ubwoko bw'Imana mu mateka yose yatambutse. Mwibuke yuko nk'uko twagiye tubireba, abantu bose babaye mu murongo w'Imana, Imana iba yiteguye kubafasha no kubaha imbaraga bagakora mu buryo budasanzwe. Umurongo wa 11 niho tugezeho. Kuko ayo mategeko ngutegeka uyu munsi atari ayo kukunanira. Amategeko Imana itegeka ntabwo ari ayo kunanira ubwoko bw'Imana, yewe si nayo kunanira abandi bari mu isi bose, ahubwo Satani niwe utera abantu umutima wo kutumvira amagambo y'Imana. Kandi nibaramuka bigenze bityo, mu mitima yabo ntabwo bazaba barakebwe, ntabwo bazaba barahindutse, ntabwo Imana izaba yarakoze umurimo mu mitima yabo. Mwumve rero, kuko ayo mategeko ngutegetse uyu munsi atari ayo kukunanira kandi atari ayakure ngo utayageraho. Ntabwo ari ayakure ngo utayageraho. None amategeko y'Imana ari he? Murongo wa 12. Nari mu ijuru ngo bazuti ninde uri tuzamukire mu ijuru ngo yatuzanire ayatwumvishe tuyumvire. Aya mategeko ntagasaba abantu ngo bajye mu ijuru bajye kuyamanura kugira ngo bayumvishe abantu bayumvire. Turaza kubona ahantu tugomba kuyumva. 13. Kandi nari hakurya y'inyanja ngo ubaze uti ninde uri butwambukire inyanja ngo ayatuzanire ayatwumvishe tuyumvire. Nta nubwo ari hakurya y'inyanja, ntabwo ari kure. Kandi niyo ari bugaragaza yuko umuntu afite icyaha, umuntu yamenya ko afite icyaha agahungira ku Mana kugira ngo Imana imuhe gukiranuka. Ikore wa murimo hehe? Mu mutima we. Kuko amategeko y'Imana ubwo ari buyumvire ntabwo ari bukora umurimo mu mutima, ahubwo Imana yatubwiye ngo niba uzaba wumviye Uwiteka Imana ugahindukirira, ati Imana izakora umurimo hehe? Mu mutima, ivanemo ibintu byose bidatunganye, ati si muri wowe gusa ahubwo no mu rubyaro rwawe. Mwumve rero umurongo wa 14. Ahubwo iryo jambo riri bugufi cyane, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe ngo uryumvire. Amen. Iryo jambo riri bugufi cyane, riri mu kanwa kawe ndetse no mu mutima ngo ugire gute? Uryumvire. Reka tubaze icyo Pawulo avuga mu Baroma igice cya 10. Abaroma igice cya 10, twumve icyo Pawulo avuga kuri aya magambo, n'ubundi niyabagarukamo kugira ngo bidutere kurushaho gusobanukirwa neza uyu murongo Imana ishaka ko tubaho, umurongo muzima, umurongo w'Imana, umurongo wadufasha rwose guhagarara neza. Kandi inyandiko yatubwiye ngo nkuko twabisomye muri Zaburi ya 11 umurongo wa 3, niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Pawulo yandikira Abefeso igice cya 2 avuga ngo kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'iki n'abahanuzi. Twubatswe ku ijambo ry'Imana ryavuzwe n'intumwa n'iki n'abahanuzi. Atariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza iki? Rikomeza imfuruka. Ubwo tugomba kuba twanditswe amagambo y'Imana, ariko amagambo y'Imana akaduhereza mu gusobanukirwa Kristo, kandi Kristo agakora umurimo hehe? Muri twebwe. None rero turajya kumanura Kristo kugira ngo tumwumvire. Reka tubisome. Ngiye guhera ku murongo wa 5. Murongo wa 5 igice cya 10 cy'Abaroma. Mose yanditse ibyo gucyanuka guheshwa no gukomeza amategeko, ati ugusohoza azabeshwaho nako. Murongo wa 6. Ariko gucyanuka guheshwa no kwizera kuvuga kurya kuti ntukibaze uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru. Bisobanurwa ngo kumanura Kristo. Dimwe twaze dusoma mu Mategeko wa 2. Murongo wa 7. Cyangwa uti ninde uzamanuka ikuzimu. Bisobanurwa ngo kuzamura Kristo amukuye mu bapfuye. Ahubwo kuvuga kuti, mwumve uko ukwizera kuvuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera iryo tubabwiriza. Amen. Bivuze yuko tugomba gushingira mu kugira imyiteguro yacu mu kumva ijambo ry'Imana. Pawulo avuga ati mu ryo tubabwiriza niho mugomba gushingira kwizera kwanyu. Mwamara kugushingiramo mugakora iki? Mugahindukira nde? Uwiteka kugira ngo akore wa murimo hehe? Mu mutima. Nese umubwiriza yakora umurimo mu mutima wawe? Oya, ahubwo yakubwiriza kugira ngo ushingire ku kwizera ku ijambo yagize gute? Yabwirije. Numara kuryumva ugire gute? Uhindukira Uwiteka, hanyuma na Uwiteka akora iki? Akora uwo murimo mu mutima wawe. Icyo ni kintu Imana ishaka mu bwoko bw'Imana. Cyadushoboza rwose guhagarara neza, bikazangira duhawe Mwuka Wera, kandi tukabwirizwa mu ijwi rirenga, tugahabwa Mwuka Wera mu mvura yitumba. Muri iyi saa 11 tukaba duhagaze rwose neza kandi twiteguye rwose nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Kwizera kuratangaje cyane. Kuratangaje. Katujye muri Petero. Rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya 2.
urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya mbere. turashaka kugenzura uburyo rwose twakwitwara muri iki gihe ngo Imana iduhereze imyiteguro ihagije idushoboze kurwana urugamba ruheruka. Abantu bazaba bahanganye na Satani, bahanganye n'abadayimoni, bahanganye n'ubutegetsi bw'isi, bahanganye kandi n'igishushanyo cy'inyamaswa, bahanganye rwose n'urwango rwa Satani imbona nkubone, nk'uko tubisoma mu byashe igice cya 16 umurongo wa 13 n'uwa 14. ni umurongo abantu benshi tuzagunda kugarukaho mu gihe gusora k'ubuhanuzi kutwereka yuko turi ku musozo w'intambara iheruka amateka y'isi. Ni intambara idasanzwe kandi umusozo w'intambara ntabwo ujya woroha, ntabwo uba woroshye. Kandi murabizi ko isi yacu igomba kuzagira umusozo, abantu bakazabona Kristo agarutse bakamusanganira. None ikibazo, wowe uriteguye? Uzashobora rwose guhangana, uzashobora gutsinda ute mu rugamba ruheruka? Benshi bazatsindwa kubera iki? Satani ni umwanzi gica, ni umwanzi ukora yiyoberanije, ni umwanzi ukoresha n'uburyarya, udasiga n'ijambo ry'Imana. Ntasige n'abavuga ko basenga n'abakabarwanya bikemera, twagiye tuyibona. Imana idufashe cyane. Mwumve rero Petero wa mbere igice cya mbere, ngiye gusoma here ku murongo wa 13. Ibyo kwera mu ngeso. Nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Imana yababwira abantu yuko bagomba rwose kwiringira impano y'ubuntu bazagira gute? Bazazanirwa na Kristo ubwo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira. Iyi ngingo yitwa kumvira ni ingingo idasanzwe cyane mu byanditswe byera. Tugomba kuba turi abantu bagira bate bumvira. Mube nk'abana bumvira. Nimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije, ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Kuko byanditswe ngo muzabe abera nk'uko ndi uwera. None umuntu yashobora kwitunganya? Igisubizo ni oya. Haba inyandiko byanditswe byaratubwira ngo nuko dukwiye guhindukira nde Imana ngo ikore umurimo mu mitima yacu wo kutugira iki? Abera, wo kudutunganya. Dukeneye gutunganiro bw'Imana. None turi kuvumba ni gute twatungana? Ni iki Imana ishaka ko dukora muri iyi minsi yacu iheruka kugira ngo tube twiteguye gusanganira Imana? Mu gihe twabonye ko turi kwerekeza hehe? Turi kwerekeza i Babuloni. Mu gihe twabonye ko turi kwerekeza ku musozo w'ubuhanuzi nk'uko byagiye bigenda ku batubanjirije mu gihe cyatambutse mu bwoko bw'Imana. Muvandimwe wanjye, niyo nkubwira ko Imana yagusaba rwose kwera nk'uko nayo igira gute? Yera. Niba utera rero bigutere guhungira ku Mana nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Nuhungira ku Mana, Imana yiteguye gute? Yiteguye kugutunganya. Wirinde kwitsindishiriza. Ntabwo kuba wararirimbye cyane, ntabwo kuba warabwirije cyane byagutsindishiriza. Kubera iki? Nuko inyandiko byanditswe byaritubwira yuko ku musozo rwose wa buri buhanuzi abantu benshi bazavuga bati mwami ntitwariraga imbere yawe. Kubera iki? Imana izavuga iti mva nubwo mwariraga imbere yanjye sinari imbazi. Ntabwo bigeze bagirana isano nzima n'Imana. Benshi mu bantu b'Imana benshi bazatakara. Mu ntambara ikomeye kuri page 428 batubwira ngo abantu bose bumvishe ubutumwa bw'amariko wa gatatu ariko ntibezwe no kumvira ubwo butumwa bazava ku kejo bifatanye n'abarwanyi iki ubwo butumwa. Ni ikintu gikomeye cyane. Mwibuka yuko ne benshi cyane mu ntore nabaje cyane twabonaga nk'inyenyeri bazazimira bajye mu mwijima bajye kwifatanya n'abarwanyi iki ijambo ry'Imana. Muri mu Kristo kuri page 145 haravuze ngo abantu benshi twagiye tubona tukabona yuko ari abantu rwose b'inyenyeri bagomba kumurikira benshi, abandi nabo bazataka. Ni ikintu kidasanzwe. Ni ikintu kidasanzwe. Bavandimwe banjye ndabahendahenda cyane kugira ngo twiyunge n'Imana bigishoboka. Imana iduha ubutungane bwayo. Ko Imana ashaka kuduha ubutungane mbere yuko urubanza rurangira mu ijuru. Mbere yuko Kristo arangiza umurimo wo guhongera umunyabyaha, Imana ashaka kubanza gutunganya umuntu ikamutunganya rwose. Irashaka kubanza rwose ikamugira umwana wayo ikunda. Irashaka kubanza rwose ikamuvanaho ikibi n'igisa nacyo. Irashaka kumuha imbaraga zo gutsinda kandi mu buryo bwose. Kandi abantu bazahabwa mwuka wera mu mvura y'itumba ni abantu bazaba baratsinze iki? Ifuti ryose n'icyaha kibizingiraho. Imana idufashe cyane mu gihe twiga aya magambo. Tugeze ku murongo wa kangahe? Tugeze ku murongo wa 17. Kandi ubwo uwo mwambaza mu mwitaso, abantu benshi bavuga ati Imana ni data. N'abayuda niko bavugaga. Babwiye Yesu batumva twebwe ntago dusenga iki, dusenga data wo mu ijuru. Bavuga tumva iyo muba muzi Imana nanjye muba mwaramenye. Ati
kandi ubwo uwo mwambaza mu mwitaso ari ucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarobanure ku butoni, mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya. Mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu mujya gute? Mutinya. Pawulo yongeye kubisubiramo yandikira Abafilipi aravuga ngo musoza agakiza kanyu kandi mutinya, muhinda iki? Muhinda imishitsi, kuko Imana yabatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Rero tugomba kuba rwose dufite, ese nta byaha dufite mu mitima yacu? Twarihannye rwose, imitima yacu yarahindutse, turi abantu bakijijwe, Imana yakoze umurimo wayo muri twebwe, cyangwa twishingikirije kuko kubyiyumviro dufite? Biragatsindwa ko twakwishingikiriza ku mbaraga zacu, ahubwo tugomba kuba twishingikirije ku mbaraga z'iki? Z'Imana. Umurongo wa 18, kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, mwatojwe na ba sokuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo, wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. 21, abo yahaye kwizera, Imana aramuzuye ikamuha icyubahiro kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe mu Mana. Amen. Inyandiko byanditswe biratubwira ngo abo yahaye kugira gute? Kwizera. Niba abandi bajyanye isano n'iki? N'Imana. Yabahaye iki? Kwizera. Ngo kugira ngo kwizera kwacu n'ibyiringiro byacu bidashingira mu uko twiyumva, ahubwo bigende bite? Umurongo uratangaje cyane, umurongo mwiza. Bigende bite? Abo yahaye kwizera, Imana yaramuzuye ikamuha icyubahiro kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe hehe? Bibe mu Mana. Kwizera kwacu ntabwo gushingiye mu bayobozi b'amadini, ntabwo gushingiye mu muyobozi wawe w'itorero, ntabwo gushingiye mu muririmbyi ukunda, ntabwo gushingiye mu mubwiriza ukunda. Gushingiye yuko hari uwaguhaye kwizera. Ugomba kuba gushingiye muri Kristo. Ntabwo umuyobozi wacu ari umuntu, ni Imana. Ntabwo urugero dufata turushingira ku muntu, ahubwo ugomba gushingira mu Mana ubwayo. Ugomba gushingira he? Mu byanditswe byera. Ibyo Pawulo yavuze ngo nibyo tubabwiriza. Kandi kwizera naho kutubwira ko turi bujye mu ijuru ngo tumanure Kristo, naho kutubwira ko tujya munsi kuzimu ngo tumuzamuremo, ahubwo ijambo ry'Imana gize gute? Riratwegere ngo tugire gute? Turyumvire. Pawulo yavuga ngo niryo tubabwiriza. Amen. Kugira ngo tugende gute? Kugira ngo tube dufite imyiteguro mizima, tube dukiranutse nk'uko data w'umujuru yagize gute? Akiranuka. Uvandimwe wanjye, ndaguhendahendera kugira Imana icyizere cy'amagambo yayo yanditse mu ijambo ryayo, kugira ngo ube witeguye neza rwose, kugira ngo mu rugamba ruheruka utazatsindwa, ahubwo uzatsinde. Reka mwumve umurongo 22. Nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mutima. 23, kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Amen. Bivuze ngo kugira ngo umuntu ahinduke umuntu w'Imana byemere, bishingiye mu kumvira ijambo ry'Imana, ko nabyo ni naryo ribyara umuntu agahinduka umuntu ukiranuka, agahinduka umuntu uvutse, agahinduka umuntu wahindutse. Uwo ni umurimo Imana ikora, kandi Imana irashaka kuwukora mu mutima wawe n'uwanjye. Kandi uwo murimo Imana irashaka kuwusohoza rwose, irashaka kubikora uyu munsi, irashaka kubikora mbere yuko imbabazi zirangira mu ijuru, irashaka kubikora mbere yuko itorero rigera ku musozo waryo, irashaka kubikora mbere yuko rwose mu ijuru batangaza ngo uwera nagumye yere, n'uwanduye nagumye agira gute? Yandure. Kandi nta gushidikanya Yesu ari hafi kugaruka. Yesu ari hafi kugaruka. Abavandimwe banjye, dukeneye kuba dufite imyiteguro ihagije rwose. Dukeneye kuba tumenya rero ni gute twakwitwara dute muri iki gihe giheruka, kigaragaza yuko turi ku musozo wa buri jambo ryose, kigaragaza yuko rwose turi ku musozo w'ubuhanuzi bw'indunduro y'igitabo cy'ibyahishuwe, turi ku musozo w'amagambo yose Imana yavuze, kandi Imana ikatubwira ngo ibyo yavuze no kubikora izajya gute? Izabikora, kandi bizasohora nk'uko Imana yagize gute? Yabivuze. Buri kintu cyose kizasohora nk'uko Imana yakivuze. None uriteguye muvandimwe? Warihanye ibyaha byawe byarababariwe? Wahindukiriye Imana kugira ngo ikore umurimo mu mutima wawe? Katusome twumve. Tujye mu gitabo urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri igice cya 5. Kadusome Abakorinto ba kabiri igice cya 5, twasome amagambo umurongo wa 20 n'uwa 21. Haranditswe, nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo,
ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Hari ikintu Imana iri gukorera abantu cyitwa kubinginga, ariko giciye mu kubwiriza ijambo ry'Imana. Iyo ijambo ry'Imana riri kubwiriza riri kugira gute, riri kukwinginga, kuko inyandiko byarese byera byatubwiye ngo ntago turi bujye mu ijuru ngo tumanure Kristo, nta nubwo turi bujye ikuzimu ngo tumuzamure mu bapfuye, ngo ahubwo ijambo ryiza gute riratwegereye ndetse riri mu mutima wawe, kandi ijambo ry'Imana rigasoza ritubwira ngo niryo tubabwiriza. Niko Pawulo yavuze. None hano aravuze ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe, nukuro turabahendahenda mu cyimbo cyande cya Kristo, kugira ngo mujye gute, mwiyunge n'Imana. Amen. Bivuze ngo Imana iri gukoresha abantu mu kubwiriza, ibahendahenda kujya gute, kwiyunga n'Imana, kugira ngo Imana ikore iki, ikore umurimo mu mutima w'abantu, ibiteguze rwose, ibiteguze gusanganira Imana nta kizinga bafite. Nta muntu uzajya mu ijuru afite icyaha muvandimwe wanjye. Nta muntu Imana izaha mwuka wayo wera. Nta muntu wo mu bwoko bw'Imana uzabwiriza ijwi rirenga mu mvura y'itumba agifite icyaha cyangwa atarihannye rwose. Ntabwo bizigera bibaho. None ndabasaba cyane kwemera iri jwi ry'irarika riri mu gitabo dusomye rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 20. Ati bisa nkaho Imana ibingingira muri twe kugira ngo mwiyunge n'iki, mwiyunge n'Imana. Ni amagambo atangaje. Umurongo wa 21 uratubwiye ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri duhinduke gukiranuka kw'Imana. Igihe Imana itubwiye ngo irabahendahenda ngo mwiyunge n'Imana, kandi ijwi ry'Imana rikavuga ngo ubwiriza abantu biyunge n'Imana, Imana ihamagara abantu kwiyungana nayo. Kubera iki? Nuko nta muntu washobora kwikiza, nta nuzigeraho, nta muntu ushobora kwikiza ngo yitunganye bishoboke. Oya, nta nuzabigerageza abakoze ikintu kitabaho, azaba yihangiye gukiranuka. Kandi kugira ngo dushobore gutsinda muri rugamba ruheruka, Imana iraduhendahendera iki, iraduhendahenda kwiyunga n'iki n'Imana, iraduhendahendera rwose kongera kujya imbere y'Imana ngo Imana idutunganye, Imana itweze, kugira ngo Imana ivaneho umuntu icyaha, ikibi n'igisa n'ikibi. Nicyo kintu Imana ishaka gukora. Kubera iki? Kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we, muri Yesu niho bishoboka duhinduke gukiranuka kw'iki, kw'Imana. Kandi abakirwa gukiranuka kw'Imana nibo bonyine bashobora kuzahabwa mwuka wera mu mvura y'itumba. Kandi njye mbabwire yuko rwose niwo mwanya tugize gute, niwo mwanya duhagazemo. Kubera iki? Duhagaze ahantu isi yose iri kujyana kufata ubwoko bw'Imana ikabujyana mu kurwanya amategeko y'Imana, ikabujyana mu kuvana mu kutubahiriza amategeko y'Imana, hakajyaho amategeko y'abantu anyuranye n'ubushake bw'Imana. Ibyo bintu nibyo biri turi gusohoramo. Abantu nabo bica isabato, bajye bakoropa no ku isabato, bakore ibi be kugira ibintu bakora ijambo ry'Imana ryemera. Niwo mwanya isi igomba kugeramo. Reka dusome irindi somo. Petero wa mbere igice cya 2 duhere ku murongo wa 22. Tugenzure ikintu Imana ishaka ko, umwanya ishaka ko duhagararamo. Tugenzure ukuntu twakwitwara muri iyi minsi ngo Imana idukoreshe, kandi Imana idushyire mu murongo w'abiteguye gusanganira Kristo, mu murongo w'abantu bahindutse mu mutima, mu murongo w'abantu Imana igomba gukoresha nk'uko yagiye ikoresha Saduraka, Meshaki na Abedenego, nk'uko Imana yakoresheje Yeremiya, nk'uko Imana yakoresheje Samusoni, nk'uko Imana yakoresheje benshi cyane. Murabaza abantu Imana yagiye ihindura bagakora umurimo wayo, ariko bari barumviye ijambo ry'Imana bakaryizera, kandi Imana yakoranaga nabo. Mwumve rero, haranditse ngo nta cyaha yakoze, nta buriganya bwabonetse mu kanwa ke. Uwo ni Yesu. 23 yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha idaca urwa kibera. Ubwo yikoreye ibyaha byacu umubiri we abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tube mu gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. 25 kuko mwari nk'intama zizimiye, ariko none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu, niwe murinzi wabwo. Mbese Imana izarinda abantu bayo? Yego, Imana izarinda abantu bayo bahindutse mu mitima, kandi rwose nta nubwo no kubarinda gusa, bizasoza babonye ubugingo bugeze gute, ubugingo buhoraho. Rero tugomba guhindukirira umwami w'ubugingo bwacu, kugira ngo tujye gute, tubitse ubugingo bwacu hehe, muri we. Kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'iki, kw'Imana. Iyo niyo myiteguro dukeneye rero. None nta muntu umwe washobora kwikiza. Ubu byagenda bite? Reka nsoma amagambo ari mu wifuzwa ibihe byose
kuri paje 520. Paje 520, tumenye twahagarara mu buhe mwanya, tuhagaze hehe, kandi twakwitwara dute mu gihe duhagaze mu gihe gisoza amateka y'isi. Imana ashaka ko abantu bayo bitwara bate kugira ngo abashe guhagarara neza kandi bahagarare badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, ahubwo bahagarare batsinze rwose muri iyi ntambara iri hagati y'icyiza n'ikibi, muri iyi ntambara yo kurwanya amategeko y'Imana no kutumvira umurongo w'Imana. Muri iyi ntambara isoza haranditswe ngo amategeko asaba gukiranuka. Amategeko asaba iki? Amategeko asaba gukiranuka, imibereho itunganye, imico itagira inenge, kandi umuntu ntashobora kubigeraho. Amategeko asaba gukiranuka, imico igize gute? Itunganye, kandi umuntu ntashobora kujya gute? Kubigeraho. Tugiye kureba rero twabigeraho dute. Umuntu ntashobora kujya gute? Kubigeraho. Baratubwiye ngo ikirere umuntu ntashobora kugera ku rugero gusabwa n'amategeko yera y'Imana. Umuntu ntashobora kugera ku rugero usabwa n'amategeko yera y'Imana, ariko Kristo ubwo yazaga mu isi nk'umuntu yabayeho imibereho itunganye kandi agira imico itagira inenge, kandi ibi byose abitangaho impano ku buntu kubifuza kubyakira. Amen. Ijambo riratubwiye ngo kandi ibi byose abitangaho impano ku buntu kubifuza kujya gute? Kubyakira. Niyo mpamvu mu Tegeko kandi batubwiye ngo Imana izakura muri twebwe ibintu bimeze nk'imitima itagize gute? Itakebwe, kugira ngo tubone uko dukunda Uwiteka Imana yacu umutima wacu wose. Igihe ibi bintu bidatunganye bitaravanwa muri twebwe, ntabwo tuba dukunda Imana. Kubera iki? Nuko muri twebwe haba harimo iki? Haba harimo icyaha, kandi aho icyaha kimitswe haba ari nyiracyo Satani. Ubwo ntabwo dushobora gukunda Imana, ahubwo tuba dukunda nde? Tuba dukunda Satani. Nubwo twa turi gukora ibintu by'Imana, nubwo byaba byitwa ibintu by'Imana, uririmba, ubwiriza, usenga, uba muri gahunda z'itorero, murazizi. Nta igihe Imana itarahindura umutima wawe ngo Imana ubwayo bari gukora umurimo muri wowe, nta kindi kintu gihari ubutarahindukira Imana nyine, ubutaranahinduka rwose, cyokoza wabijyamo bikemera. Umva amagambo natubwiye, umuntu ntashobora kugera ku rugero rusabwa n'amategeko yera y'Imana, ariko Kristo ubwo yazaga mu isi nk'umuntu yabayeho imibereho itunganye kandi agira imico itagira inenge, kandi ibi byose abitangaho impano ku buntu kubifuza kubyakira. None urashaka kubyakira? Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nuko rero nuhindukira Uwiteka Imana yawe ukayumvira. Inyandiko iratubwira ngo turabahendahenda, niko Paulo yanditse mu 2 rw'Abakorinto igice cya 5:20, ati turabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mwiyunge n'iki? Niyunge n'Imana. Kubera iki? Ntabwo Paulo yashobora gutanga agakiza, ahubwo yarazi ko Kristo ashobora gutanga iki? Agakiza. None rero turabahendahenda kujya gute? Ngo mwiyunge n'iki? N'Imana. Umuntu rero umenya ko afite ibyaha, Imana amubwira ngo iki? Nahindukira Uwiteka kugira ngo musabe akora iki? Akura ibyo bintu bidatunganye mu mutima we. Uwo murimo wo gutunganya umutima n'uw'Imana ubwayo, n'uwa Yesu. Kubera iki? Kuko ubwo yikoreye ibyaha byacu umubiri we, abibambanwa ku giti, kugira ngo muri we duhinduke gucyanuka kw'iki? Kw'Imana. Magambo make, tugira Imana mu bugingo bwacu. Amen. Icyo nicyo kintu Imana iri gusaba abana bayo muri iki gihe giheruka. Nicyo kintu Imana iri kubwira abantu ngo nimba mutejejwe mutarihani, nimwibwira ngo muzahagarara neza rwose, ntago muzatsinda muri urugamba muhanganye muri Satani, ahubwo Satani bizasoza rwose ari utsinze kuri uwo muntu utarigeze yegurira Imana umutima we. Nimwe mbahendahenda cyane kugira ngo mwiyunge n'Imana. Cyane ko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nimba uhindukira Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose, ukayihendera gukora iki? Gukura ibintu bidatunganye mu mutima wawe. Ni amagambo atangaje. Reka nsoze kuri iki gika haranditse ngo kandi ibi byose bitangaho impano kubifuza kubyakira. Imibereho ye ngo ni ya Kristo ihagarara mu kimo cy'imibereho y'umuntu, bityo abantu babarirwa ibyaha byahise bikomotse kujya neza kw'Imana. Ikirenze ibyo, Kristo atera mu bantu imico y'Imana, yubaka imico y'umuntu ikagendera ku mico y'Imana, maze umuntu agakuza ubwiza n'imbaraga by'umwuka. Bityo gucyanuka gusabwa n'amategeko kukuzurizwa mu wizera Kristo. Imana iracyanuka kandi igatsindishiriza uwizeye Yesu. Amen. Uwo ni umurimo Imana ikora mu muntu.
Muvandimwe wanjye, uwo murimo Imana yawukoze muri wowe. Biratangaje cyane. Imana yatubwiye ngo Kristo afata imico ye ikaba imico y'umuntu. Umuntu agahinduka umuntu w'Imana rwose, ufite imico nk'iyabo mu ijuru. Abo nibo bazatsinda muri rugamba ruheruka. Nibo bazatsinda, kandi ndasaba Imana kugira ngo rwose ube witeguye. Ube ufite imyiteguro ishyitse. Mu gihe inyandiko y'Ibyanditswe byera yatubwiye ngo dusubire muri Zaburi igice cya 11. Zaburi 11 umurongo wa 3. Reka uyu murongo tuwusubireho. Reka dusome duhere ku murongo wa mbere. Muri Zaburi 11 dusome duhere ku murongo wa mbere. Haranditse ngo Uwiteka niwe mpungiraho. Uwiteka niwe ngira gute? Niwe mpungiraho. Mubwirira iki umutima wanjye muti hungira ku musozi wanyu nk'inyoni. Kuko abanyabyaha bafora umuheto batamikira umwambi mu ruge, kugira ngo barasire mu mwijima abafite imitima itunganye. Niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Ubwo turasubira ku murongo wa mbere kugira ngo tumenye icyo umukiranutsi yakora iki, icyo yakora. Uwiteka niwe mpungiraho. Umukiranutsi yakora iki? Yahungira ku Uwiteka, kuko mu Uwiteka niho honyine hari iki? Hari ubufasha bw'Imana. Bavandimwe banjye, ndagira mbabwire yuko rwose muri iki gihe twegereje guhabwa Mwuka Wera, kugira ngo Imana idutegura kugira imico no kunesha kuri buri kintu cyose. Imana yadutegura rwose ko turi hafi kugera ku musozo, kandi nta muntu uzajya mu ijuru adafite Mwuka Wera, atarihannye, atarababariwe. Muvandimwe wanjye, rero Imana yatubwira ngo duhungire kuri nde? Ku Uwiteka. Kubera iki? Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro mwinshi cyane, kuko Imana yiteguye gutunganya imitima yacu kandi ikaduha Mwuka Wera. Mwuka Wera atunganya umuntu. Mwuka Wera yeza umuntu. Mwuka Wera atanga imbaraga zo gutsinda buri futi ryose. Ibyaduka, reka tujye mu gitabo cy'Ibyaduka dusomemo andi magambo tukwiye gutinzaho ibitekerezo byacu. Amagambo avuga ngo gutegurira inzira imvura yitumba, kuri page 194, igika cya 696. Neretse ko ari nta numwe ushobora kugira uruhare ku ihembura, keretse gusa amaze kubona intsinzi kuri buri futi rimwizingiraho, kubwibone, ukwikunda, gukunda isi, no kuri buri jambo n'igikorwa kibi. Kubw'ibyo rero twari dukwiye kurushaho kwegera Uwiteka, kandi tukarushaho kugira umwete wo gushaka umwiteguro wa ngombwa uzadushoboza guhagarara ku rugamba ku munsi w'Uwiteka. Amen. Mwumvishe magambo, kugira ngo dushobore kuzatsinda rwose dukeneye guhungira kuri nde? Ku Uwiteka, kugira ngo Uwiteka akore iki? Avane muri twebwe gukunda isi, ubwibone, icyubahiro, kumenyekana. Hari ibyaha byinshi cyane umuntu ashobora kubona nk'ibyaha. Abantu bazi ko icyaha ari gusambana, abo mu yandi madini bo bazi ko ari kuca isabato gusa. Hari ibyaha abantu bashyizeho, ibindi ku buryo atari ibyaha. Ariko inyandiko iratubwiye ngo neretse ko ari nta numwe ushobora kugira uruhare ku ihembura, keretse gusa amaze kubona intsinzi kuri buri futi rimwizingiraho, kubwibone, ukwikunda, gukunda isi, no kuri buri jambo n'igikorwa kibi. Kubw'ibyo rero twari dukwiye kurushaho kwegera Uwiteka, kandi tukarushaho kugira umwete wo gushaka umwiteguro wa ngombwa uzadushoboza guhagarara ku rugamba ku munsi w'Uwiteka. Ubwo nge namwe, mu gihe twabonye ko tugeze rwose ku rugabano aho itorero rigiye kugera i Babuloni neza, Imana ihamagara abantu gutsinda kuri buri futi kugira ngo Imana iduhe Mwuka Wera. Amen. Imana iratubwira gukora iki? Iratubwira gusanga Uwiteka ngo adutunganye. Pawulo ati turabahendahenda ngo mwiyunge n'iki? Mwiyunge n'Imana. Kandi iryo jambo ntabwo riri kure ya buri muntu, ngo ahubwo riratwegereye. Ngo iryo jambo nicyo tujya ngo niryo tubabwiriza. Ni ijambo ry'iki? Ni ijambo ry'Imana. Nawe ribumbure usenga ubwira Imana ikora icyo gikorwa mu mutima wawe. Amagambo ari hepfo, tugomba gushakira umuti amafuti ari mu ngeso zacu, tukeza urusengero rw'umutima rukavaho ikizinga cyose. Ubwo noneho nibwo imvura y'itumba izatugwaho nk'uko imvura y'umuhindo yaguye ku bigishwa ku munsi wa Pentekote. Mbega umwanya duhagazemo! Imana ishaka ko dutsinda kuri buri futi ryose. Irashaka ko dutsinda kuri buri cyaha cyose kitwizingiraho. Kandi inyandiko y'Ibyanditswe byari kutubwira ngo nibwo tuzabona Mwuka Wera. Uwo Mwuka Wera azadushoboza gukora iki? Azadushoboza kwihanganira ibintu biremereye bigomba kuba mu minsi y'iki? Y'imperuka. Kandi birahari. Ndasaba Imana cyane kugira ngo idushoboze rwose kuyihungiraho, idushoboze rwose gufata ibyemezo bidasanzwe. Isomo risoza, reka dusome Abaheburayo igice cya 12.
Abaheburayo 12 twerekera ku musozo. Mu gihe tureba umwiteguro tugomba kugira ngo tubashe guhangana n'iyi minsi iheruka, iyi minsi irimo ibyago Satani ari gukora cyane, yewe inyandiko iratubwira ngo azayobya n'indore niba bigize gute, niba bishoboka aziyoberanya yigira nka marayika w'umucyo, niko Paulo yanditse mu Bakorinto. Ngiye mbabwira yuko dusoye mu gihe umwanzi yiyoberanya akajya no mu bintu by'imisengere akabifatamo ijambo. Kwihangana ibitugerageza dukurikije icyitegerezo cya Kristo. Ngiye gusoma mpere ku murongo wa mbere. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, ni abatubanjirije mu gihe cyatambutse, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwaho dutegekwa twihanganye. Tugomba kurwana intambara tugize gute, twihanganye. Kubera iki? Ni intambara. Ntabwo uzatsinda bikoroheye, bizagusaba kurwana rwose, bizagusaba kujya imbere y'Imana ngo yinginge, nk'uko byagendekeye Yakobo. Yabwiye Imana tumva, ndakwinginze unkize mwene data Esawu kandi umbabarire icyaha cyane. Akirana na marayika ijoro ryose. Mwumve rero umurongo wa 2, dutumbira Yesu wenyine ariwe banze ryo kwizera kandi ari ugusohoza rwose, yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamukizwe imbere, niyita ku isoni zawo, yicaye iburyo bw'intebe y'Imana. Nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Mwebweho nimurageraho muvusha amaraso mu ntambara murwanya icyaha. Kandi mwibagiye kwagugura kubabwira nk'abana ngo mwana wanjye ntugasuzugure igihano Uwiteka ahana, kandi ntugwisari nagucyaha, kuko Uwiteka akunze ariwe ahana, kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be. Ndagira mbabwire yuko tugeze mu gihe Uwiteka ashaka kuvana inkamba, ikintu cyose kidatunganye ashaka kukivana ku bantu bizera Imana, ku bantu bakunda ijambo ry'Imana, ku bantu bashaka kwihana bakazajya mu ijuru. Imana izabacisha mu itanura kugira ngo bigende bite, kugira ngo ibatunganye, kugira ngo ibavaneho ikintu cyose kidatunganye. Kandi ijambo ry'Imana tuvuga ngo dutumbira Yesu wenyine, kuko niyo banze ryo kwizera kwacu, nawe ujya gute, ni nawe ugusohoza, nawe uduko gukiranuka, nawe udutsindishiriza. None rero ijambo ry'Imana tuvuga ngo nuko duhungire ku Uwiteka aduko gukiranuka. Mu gihe twitegura kujya gute, mu gihe twitegura gusanganira Imana. Nta muntu uzasanganira Imana agifite icyaha, nta muntu uzahabwa mwuka wera, nta muntu uzatsinda muri rugamba ruheruka atarihariye, atarababariwe. Muvandimwe wanjye, ndaguhendahendera kwiyunga n'Imana, ndaguhendahendera guhindukira Imana, kugira ngo ube witeguye gusanganira Imana, kugira ngo ube ufite iyo myiteguro ishyitse, kugira ngo rwose uri ku rugero rwiza rwo kwitegura kuzabana n'Imana mu bwami buhoraho. Mu gihe dusoza iki cyigisho, ndakurarikira gukurikira icyigisho gikurikiyeho, kandi ndaguhendahenda cyane kwiyunga n'Imana rwose. Mu gihe Imana iduhendahenda nk'uko Paulo yabivuze, iraduhendahenda kugira ngo tugire gute, kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe bigishoboka, kuko ari igihe bizaba bitagishoboka. Imana idushoboza kugira ngo twese tube mu murongo wo kumvira ijwi ry'Imana, biduheshe gukiranuka kwa Kristo mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana dusoza. Mana yacu, turagushimye cyane, uhabwe icyubahiro. Urakoze ku magambo twigishije, uraduhendahendera kwiyunga nawe kugira ngo duhabwe mwuka wera, uraduhendahendera kwiyunga nawe kugira ngo duhabwe imbaraga zo gutsinda amafuti yo mu mibereho yacu, kugira ngo bitwiteguze maze nutunga ku bicu tuzagusanganire twishimye. Dukeneye gumya gutindana nawe mu ijambo ryawe, dukeneye rwose kugungiraho kugira ngo duhe imbaraga, dukeneye rwose kumenya umwanya duhagazemo kugira ngo bidutere kwitegura, kuko nimba turamutse tuzi yuko dusigaye igihe kirekire cyane, kwitegura kwacu kuzabura. Ariko inyandiko byanditse byaragiye tweretse yuko rwose twegereje kugera mu rugo, twegereje hafi cyane y'iwacu. None uduhe umwiteguro uhagije, utwiteguze tuzagusanganire dushima izina ryawe tudakozwe n'isoni. Umuntu wese ukunda ijambo ryawe umumugisha, abatuye isi yose bumva ijwi ryawe kandi baguhindukire, babone imyiteguro mizima, bazakubona bose bagusanganire badakozwe n'isoni. Ibyo nibyo twambaje, tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Amen.